ushize arakageno nyana kari simple twarenga indirimbo yo mu gitabo ya 424 teka nagendaga ndemerewe n'ibya harimo igice kivuga ngo ku musaraba niwo umuntu abonera abagabo batatu mbaza abantu kandi babirimbaga ahumirije ati abo bagabo batatu nabahe bakamuhumuriza sanga ntabwo abazi kandi yabihamyaga ahumirije ubwo ndi gushaka kugaruka kuri ikindi kibaho nyine biroroshye ku muziki umeze yari wavuze mu buryo nyine bwa biology bw'imiterere y'imibiri yacu ngira ngo umuntu ambere abyumvanye ni wa mwene data navuze mable ngo adrenaline ukoraho ku buryo nyine umuziki nyine wumva injyana yawo ukazamura ku buryo rimwe na rimwe utita ku magambo ukaba waririmba ibintu utanemera cyangwa utasobanukiwe. Umuziki ufite uburyo ufite imbaraga kandi izo mbaraga utapfa gusanga n'ikindi kintu cyose mu buryo bwa communication tugira. Nk'urugero iyo urimo utanga imbwirwaruhame hari ibintu urimo ushaka kuvuga ibintu umuntu yumva uri mu bimubwira iyo habayeho gukoresha umuziki ashobora kubyumva inshuro zirenga 50. Donc umuziki ugira imbaraga nakwita ko zitari conventionnel, reka mvuge gutyo nuvuga ngo umuziki kugiraho ubushobozi kandi bisa naho mutabigiyemo inama. No kuvuga ngo ushobora guca nk'ahantu ukumva umuntu arimo aravuga speech, ukumva ari imbwirwaruhame zamenyekanye zizwi rwose abantu bavuga ko ugasanga koko abantu bavuze ibintu neza kandi ugasanga zavuzwe n'abantu b'abahanga, ariko umuntu utari umuhanga cyane mu bintu by'ubwenge bw'isi akina umuziki we ukawunyuraho wigendera. Waba uri nko muri douche urimo nko gukaraba ukumva kakantu wumvise, ukumva umuntu aririmbye indirimbo atanemera ariko ukumva arimo arahaminga, guhaminga niko akundi wumva kandi ukumva umuntu abivuze atabitekereje, uvuga ngo kakantu kamusigayemo nubwo atigeze ahagarara mu by'ukuri agiye kugamiza kuyumva. Nuvuga ngo umuziki rero ufite impact ikomeye cyane ku buryo winjira mu bice by'umuntu bwose, ngira ngo aragenda ukagera no muri DNA. Ndi kureba ko hari n'ahantu Bibiliya nzi bivuga ngo wenda wishimye naririmbira Imana ubwo nyine no kurimba, ariko tuzi ko kuririmba ni part y'umuziki nk'uko wabivuze. Ubwo ndagira ngo tubigarukeho nuwe mwanya Bibiliya ihu umuziki muri kwa kundi twabonye inkomoko n'iki sobanuye ku bantu tumaze gukomozaho. Ndagira ngo none tugaruke kuri Bibiliya ni ikivuga nyine cyarayo igaragaza ko abantu bashobora kuririmba ibi bintu. Abaye ari Yesu nawe yafate kuteri akumva turaririmba nawe ujya wumva tutari ubutumwa bwiza. Ibi rero umuntu wabyumva ni wundi nyine n'ubundi wa Yesu wahuye na Yesu akavuze ngo inama zanjye zumva ijwi ryanjye. If really Jesus could come, ashobora kuba yaza akaza kumva n'indirimbo. Yesu ashobora kuba yaza kumva iyo ndirimbo nk'uko uyumva, yayumva nk'uko uyumva, akaryoherwa nk'uko uryoherwa, akabyina rwose nk'uko nawe ubyina. Aho rero ngiye mfite akabazo kuri ngiye ntago bikunda. Hari ibyanditswe byinshi cyo cya 5 cy'Abefeso nibagisoma hasi baravuga ngo iminsi ni mibi, so kumenya just iminsi ni mibi nyine bituma tuba abanyabwenge. Nicyo yavugaga hejuru yavuze ngo ntihakagira umuntu bohesha ibyo nyine arimo bisambanya ibyo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Ntekereza ko kumva izo ndirimbo nyine, ariko Bibiliya itanga n'imbuzi uhere no bisano rya kera nk'umurongo muzi w'Imigani 4:23 urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ko ari iby'ubugingo bikomoka. Ntekereza ko uko kwanga kumva ibyo uri kurinda umutima wawe. Hari umuntu umwe wavuze ngo ntiwakwemerera ngo ntiwabuze inyoni kuguruka hejuru yawe ngo ariko nanone ntiwazemera kukwarika ku mutwe. Ngira ngo hari ibyo nyine wavuze ashobora kumva iyo ndirimbo nkayumva cyangwa bakayipenga ndi muri bisi, ariko kuyifata nkayishyira muri telefone yanjye ngo njye nyumva cyangwa nkajya kuri internet nkayishaka. Ngira ngo tubahaye ikaze mu kiganiro cya Youth for Christ Rwanda, ikiganiro cyitwa umusemburo w'impinduka. Youth for Christ ni umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ufite intumbero yo kubona urubyiruko aho ruri hose mu gace kariko kose mu itsinda ry'abantu ryaryo ryose ruhabwa amahirwe yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ndetse abamwizeye bakamera abigishwa amatorero ya Gikristo abegereye. Ngewe rero ko mubimenyereye ni Placide, ni umukozi wa Youth for Christ, ndi kumwe n'umutumirwa nawe ndagira ngo rwose asuhuze abibwire ubundi tujye twakomeza n'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nitwa Raymond Hakizimana, nanjye abandi umukorerabushake wa Youth for Christ Rwanda.
ariko ubu ngubu muri no minsi ndi gukorera umuryango witwa East Vision International ukorera hano mu Rwanda. Twari ivugabutumwa mu bajene, nkabasengera mu itorero rya Assemblée de Dieu. Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha abantu mwese umuryango wa For Christ nabo musemburo w'impinduka. Karibu rwose. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ntekereza ko ku bajene shimishije, tugiye kuvuga ku muziki. Ariko nk'uko ibiganiro byacu byinshi tubikora, ntabwo uvuga bivuye mu kirere cyangwa ibitekerezo byacu gusa. Hari ukuntu tugenda tugaruka ku ijambo ry'Imana, kuko turashaka kureba umuziki muri rusange, ariko tunavuga ni gute nk'urubyiruko dushobora nyine kugendana nawo nk'ikintu nyine gihari mu buryo buramya Imana, buhimbaza Imana. Ni niyo imitego dushobora kwirinda nyine muri rwo gukunda umuziki. Ariko mbere y'uko tangira, ndagira ngo Raymond abanza asenge ubundi twinjire mu kiganiro. Akoze cyane Placide. Kadusenge. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje muri uyu mwanya. Turagushimira yuko duhaye ubu buryo n'uyu mwanya wo kugira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko dufite none. Turasenze kugira ngo iki kiganiro ugihe umugisha kandi udufashe, udushoboze, Mwuka Wera ukiyobore, kandi ibyo tuvugiramo hano bize kuba ari ibintu byubaka, bigira umumaro, biza gufasha abakumva, kugira ngo koko iki kintu tugiye kuvugaho cy'umuziki bize gutuma abantu basobanukirwa neza, bumva neza ubushake bwawe ndetse n'icyo ubitekerezaho, kandi ubwenge bwawe buri bwo buhishurwa. Duhe kuvuga tubwirijwe nawe, kandi tuvuge tutavuga gusa iby'ubumenyi buraho, ahubwo ijambo ryawe rizima n'imbaraga zawe ziba arizo ziyobora iki kiganiro, kugira ngo nuzabyumva nawe bizamugirire umumaro, atari ubwenge bw'impaka, ahubwo Mwami Imana ari ubwenge buvuye ku Mana kandi buri mu ijambo ry'Imana ryahishura. Akoze rero bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Raymond, ikintu utavuze ngira ngo ushobora kubwira abadukurikiye, uri umunyamuziki mu buhe buryo? Ndi umunyamuziki kuva kera. Ibimenyetso by'umuziki nabyibonyeho nkiri muto. Nakundaga kuririmba cyane. Ndibuka ko ndi umwana muto najyaga nkunda umuziki wari icyo gihe. Twajyanaga kumva igitaramo nyarwanda, iminanga zaba Rujindiri n'abandi, nkabikunda cyane, nkajya mbisubiramo. Muri make nuko byatangiye, ariko noneho ungundi n'umunyamuziki aho namenyeye Kristo. Ndanaririmba, nkajya nandika indirimbo zimwe na zimwe nkazisohora, ubundi nkajya nifatakanya hamwe na bene data mu kuramya no guhimbaza Imana mu buryo buteguwe, bukorwa muri iki gihe cya none. Ngira ngo Raymond rwose hari indirimbo imwe iyo nkunda cyane kuri YouTube yitwa ngo Untume. Ngira ngo tujye kuganira umuvugabutumwa n'ibyo, niyo mpamvu tugaruka kuri Bibiliya, ariko nanone turavuga ku muziki nk'umuntu w'umunyamuziki. Ndagira ngo mbere yuko twinjira muri Bibiliya duhere ku muziki. Umuziki ugiye nko kuwusobanura, ubwo we no mu mateka yawo wawusobanura gute? Yego, akoze cyane. Umuziki ni ikintu gikomeye, ni ikintu kinini. Njya nkunda kubivuga, uretse ko iyo ngiye kubivuga nitonda, kugira ngo utaza kumva umuziki umeze nk'aho uri omnipresent, usa naho ubera, donc uri ahantu hose. Umuziki uri ahantu hose usanga umuntu, ahantu hose hari umuntu wasanga umuziki. Iyo ugiye rero, nanjye nize amateka, ariko nta hantu mu by'ukuri hagaragaza ko umuziki waba warakomotse. Ibintu byose bigira inkomoko, ibintu byose bigira aho bituruka, ariko ikintu bita umuziki biragoye ku tracking, avuga ngo watangiye iki n'iki, wakomotse aha n'aha. Ahubwo ikintu kiriho abantu benshi bakunda guhurizaho, ibyo bita musicology cyangwa se n'umuziki muri rusange, yiga muziki, nuko umuziki ushobora kuba waratangiranye n'ururimi. Ururimi. Uku kuntu ndi kuvuga ururimi turimo kuvuga nyine, kuba umuntu abasha kuvuga
bavuga ko nyine icyo gihe ururimi ruba ni nabwo umuziki watangiye. Wenda dusobanura umuziki aricyo hari uko turi kuganira ushyizemo beat baraguhitamo umuziki. Umuziki rero twibuka kera tukiri abana muri twiga bajyaga batuga ngo la musique c'est l'art de combiner les sons. Ubwo nyine twagombaga kubifata definition ngo ni uburyo bwo guhuza amajwi ni l'art. Iyo bavuze art ni ubugeni, ni ubugeni bwo guhuza amajwi mu buryo biri buze gutanga injyana inogeye amatwi cyangwa se iryoheye amatwi. Icyo rero nicyo bita umuziki. ngira ngo hari umunyamuziki umwe witwa Aimable abo muri ADPR baramuzi, umunyamuziki mwiza wanabyize ubyigisha, niwe watubwiye noneho ubusobanuro buhinnye bw'icyo kiba yaravuze ngo umuziki ni organized sound. Organized sound, amajwi ari ku murongo. Yego. Rero ni ukuvuga ngo umuziki ni uko nguko uteye, ukaba hose mu mico yose. Umuziki uba mu bice byose by'ubuzima. Hari umuziki wo mu gihe cy'agahinda, umuziki wo mu gihe cy'uburori, imiziki yo mu gihe gituje, imiziki yo mu gihe gisahinda, hari imiziki y'intambara, hari imiziki, mbese umuziki uri muri buri gice cyose cy'ubuzima bwa muntu. Ariko wenda nk'uko wavuze ko turi kubivuga muri rusange, ariko tuza no kugana no muri Bibiliya inagaragaza ko no mu ijuru naho hari umuziki. Uriyo wahozeyo hari umuziki. Iyo tuvuze ibintu byo mu ijuru kuko biri mu gihe gihoraho, ntago mu ijuru bari mu gihe bari muri eternity. Ibintu biri mu ijuru rero ntago twavuga ngo byatangiye cyangwa se byakomeje gutya, kuko biri mu gihe cy'ituze kandi bihoraho, bitandukanye n'ibera hano mu isi. Ariko ngira ngo nk'inkuru abenshi tuzi Rusofero. Yego. Rusofero. Ariko wenda twinjira no kuri Bibiliya, ndagira ngo tukireba umuziki mu buryo rusange. Akenshi yo umuziki abantu bawuvuze twumva indirimbo, ngira ngo nabyo tubitwarane, nubwo ntekereza kurenze indirimbo. Nacyo wenda ushobora kugisobanuraho gato. Indirimbo rero, indirimbo ni umuziki nakwita utumbere ikintu runaka. Indirimbo yose igira icyo twita umutwe cyangwa se nakwita titre, sinzi ukuntu nayivuga, ugira nyine insanganyamatsiko. Rero ufashe umuziki ukawuha insanganyamatsiko kandi ukawuha igihe ugomba kumara, ibyo nibyo twakwita indirimbo. Noneho rero ukagenda ubishyira ubitondeka neza ku buryo biri buze bitewe n'ubuhanga ufite, bitewe n'uko muri make y'ubundi abanyamuziki bavuga ko nta muziki mububaho. Nubwo wafata inyoni igurutse ugafata ya mababa kwa kundi agize, ukabihuzahuza ukagira uburyo bihuza wenda n'ibikoresho dufite uwo n'umuziki kandi mwiza. Abantu rero nibo batoranya, ariko ubundi umuziki uragutse muri icyo gihe. Indirimbo rero ni bene icyo gice wafashe ukagiha insanganyamatsiko, ukacyagura, noneho ukagira ahantu uburyo uza kukigarukiriza, noneho ukaza icyo ngicyo kikitwa indirimbo. Yego rero n'uvuga ngo kuko hari indirimbo z'amoko menshi, niyo mpamvu tutavuga ko umuziki ari indirimbo gusa. Ariko muri make y'indirimbo is part of music, cyangwa se kimwe mu bigize umuziki. Wenda taza kubitindaho kandi atari cyo dushaka gutindaho cyane, ariko ngira ngo cyumvikana nk'uko n'imico itandukanye. Yego. Kandi buri muco ukaba usanga ufite wenda navuga nk'injyana runaka. Ubwo icyo nacyo wakivuzeho utakizi iryo zina, injyana zitandukanye z'umuziki. Ngira ngo aho ntiharazamo ya magambo yo kuririmba, ndavuga kwa kundi injyana ugenda, imigendere y'umuziki. Hari wenda kuko turi mu Kinyarwanda ni byiza ko, ariko hari nk'injyana nk'ivuze reggae, ubwo ni ubwoko bw'umuziki. Ivuze rumba, ivuze igishakamba cy'iwacu, uwo ni umuziki kandi uri muri iyo njyana nyine. Ubwo rero ntabwo turagera mu magambo n'iki. Hari ubwoko butandukanye bw'injyana z'umuziki, kandi hari izabayeho kera, hari n'izigenda ziza zitahozeho kera. Muri make ibyo byose bigize icyo bita umuziki. Icyo bita injyana ni ikintu gikomeye cyane mu muziki. Ngira ngo wenda rero tuza kugarukaho cyane, utekereza hari ukuntu uvuga injyana imwe bitewe n'amateka cyangwa nuko umuntu yabyumvise. Uvuze nka reggae, hari ukuntu abantu bahita bayihuza n'abarasta, cyangwa wavuga hari n'injyana numvishe rock, akavuga ati iyo njyana nimbi ntiwayirimba mu rusengero. Wenda turaza kugaruka, ariko ndagira ngo
wari ugiye kubikora kare mu kanya nsa nk'ugwahagaritse muri Bibiliya noneho tubonamo umuziki ngira ngo tugaruke kuri Bibiliya tuvuga ku muziki mbere yo kuza wenda gukomeza. Bibiliya rero nk'uko twabivuze ahantu hose kuko Bibiliya tuyibona amateka y'Imana n'ukuntu Imana yagendanye na muntu. Ahantu hose hari umuntu rwose biragoye ko wahasanga nta muziki. Rwose umuziki Bibiliya ivugaho cyane kandi Bibiliya inagaragaza kera cyane. Hari ahantu nabonye ko twavuze ko tutazi igihe umuziki watangiriye mu by'ukuri ariko birahane garagaza amateka ya Bibiliya. Isomye hano mu itangiriro ibice cya 4 umurongo waho wa 20 wenda na 21 21 haravuga ngo Ada abyara Yabalu abasekuruza w'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubalu abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Ahangaha ni mu itangiriro kera mbere y'umunara w'Ibabeli. Biragaragara ko mu gice cya 4 ahubwo na mbere yo kwa Nowa na mbere yuko habaho amateka yanditse biragaragaza ko uyu muntu bari hasanzwe hariho umuziki. Ariko noneho haza kubaho umuntu aravuga ati avumbura umwirongi kuko biri yatubwiye ngo ngo yitwaga Yubalu abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyirongi. So rero biratwereka ko Bibiliya tracking ikabigira ibintu by'ingenzi cyane ukavuga ko mu mateka y'ubu buzima bw'uyu muntu habindi bintu tumuziho kandi mu by'ukuri mu gihe cyabaye ibintu byinshi ariko biratwereka ko hari igihe umuziki wageze utangira gucurangwa. Muri makeya muri Bibiliya hari mu muziki kandi biri natweretse ko mu matangiro yo kuremwa kwa muntu nabwo that element cyangwa se ako gace k'umuziki nako kari mu buzima bw'abantu b'icyo gihe. Mbere yuko dukomeza nagira ngo umuziki ni ndashaka ko tuvuga kuri impact yawo mu miterere yawo urumva uri mu mateka y'abantu cyangwa ahantu hose usanze umuntu ushobora kuhasanga umuziki. Twibaze umuziki usobanuye iki? Nyine hari ukuntu mu kanya yawe nk'ubikomoza bavuga hari njyana usanga cyangwa indirimbo abantu bakoresha mu birori mu biriyo. Ndagira ngo duse nk'aba reba iyo miterere yawo ko navuga uko Imana ubwo ngiye kuvuga ko ari ukomokaho ni umuziki nicyo usobanuye ku bantu cyangwa mu buzima bw'abantu. Umuziki rero nk'uko twabivuze ko uri mu gice cya buri munsi cyangwa se mu bice byose by'abantu mu moko mu ndimi zose usanga ko umuziki ni ikintu gikomeye. Umuziki ufite uburyo ufite imbaraga kandi izo mbaraga utapfa gusanga n'ikindi kintu cyose mu buryo bwa communication tugira. Nk'urugero iyo urimo utanga imbwirwaruhame hari ibintu urimo ushaka kuvuga ibintu umuntu yumva uri mu bimubwira iyo habayeho gukoresha umuziki ashobora kubyumva inshuro zirenga 5 ahari. Donc umuziki ugira imbaraga nakwita ko zitari conventionnel reka mvuge gutyo nuvuga ngo umuziki kugiraho ubushobozi kandi bisa naho mutabigiyemo inama. Ni ukuvuga ngo ushobora guca nk'ahantu ukumva umuntu arimo aravuga speech ukumva ari imbwirwaruhame zamenyekanye zizwi rwose abantu bavuga ko ugasanga koko abantu bavuze ibintu neza kandi ugasanga zavuzwe n'abantu b'abahanga ariko umuntu utari umuhanga cyane mu bintu by'ubwenge bw'isi akina umuziki we ukawunyuraho wigendera. Waba uri nko muri douche urimo nko gukaraba ukumva kakantu humvise ukumva umuntu aririmbye indirimbo atanemera ariko ukumva arimo guhaminga ni kwa kundi wumva kandi ukumva umuntu abivuze atabitekereje uvuga ngo kakantu kamusigayemo nubwo atigeze ahagarara mu by'ukuri agiye kugamiza kuyumva. Nuvuga ngo umuziki rero ufite impact ikomeye cyane ku buryo winjira mu bice by'umuntu bwose. Ngira ngo uragenda ukagera no muri DNA uragenda ukagukondisiona ukinjira mu marangamutima n'ibiniterere ya muntu ku buryo ikintu gikozwe n'umuziki kinjira mu muntu ku buryo amarembo ya muntu abagize gute abafunguye yose ahantu hose umuntu cyo twita perception z'umuntu zose ziba zikinguriye umuziki cyangwa se ahantu hose umuntu yakirira amatwi amarangamutima hose. Ngira ngo icyo kintu uvuze kirakomeye cyuko urumva nshobora no ku ibi bintu uko biri mu muziki nubwo nawe ntabyemera ngasanga ndi kubivuga yego ariko ndagira ngo wenda tugaruke kuri icyo kindi kubajeho mbere ukuntu umuziki uteye n'uburyo
byoroshye kuwukoresha mu ku-exprima cyangwa ku-expressinga mu kugaragaza ibyiyumviro amarangamutima nk'uko nyine kare wavugaga hari indirimbo zijyanye n'ibyishimo zijyanye n'umubabaro ntekereza ko bifite nyine imbaraga wabivuzeho ariko nagira wenda turaza kubigarukaho iyo ndi gutekereza nuko wenda tukomeze kuri Bibiliya turebe Bibiliya ni iki nyine twabonye ko naho bavuga ngo sekuruza w'abacuranzi n'abantu bose bavuza imyirongi yego ariko tugaruke ku gusa nabyita nka theology y'umuziki doxology birebana n'umuziki ubwo ndi kureba ko hari n'ahantu Bibiliya nzi ndihuse ivuga ngo wenda wishimye naririmbira Imana ubwo nyine no kurimba ariko tuzi ko kuririmba ni part y'umuziki nk'uko wabivuze ubwo ndagira ngo tubigarukeho nuwe mwanya Bibiliya ihu umuziki muri kwa kundi twabonye inkomoko n'iki sobanuye ku bantu tumaze gukomozaho ndagira ngo none tugaruke kuri Bibiliya ni ikivuga nyine cyaraye igaragaza ko abantu bashobora kuririmba baririmbira ndagira ngo se nk'ababitindaho ubundi nyuma turaza gusoza cyane tugaruka ku cyo bisobanuye kuri twebwe uyu munsi cyangwa ku muntu wese uri kutwumva. Kuririmba ni igice gikomeye cyane cy'uburyo kuko wenda mbaye nk'ushaka kwinjiramo cyane ko ndimo iki kintu iyi nsanganyamatsiko irakomeye ubwayo ni nini cyane iragutse ni ngari kandi ni n'ikintu kubera ko umuziki umeze nk'umwuka umuntu ahumeka rimwe na rimwe biragora wakubaza umwuka uhumeka utanabitekerejeho n'umuziki nuko ukomeze urenga ibyo bita consciousness y'umuntu ukagera mu cyo bita subconsciousness. Subconscious ni ahani nyine kwa nitwavuze ushobora no gushida ukuri kuririmba utabipanze utabitekereje umuntu ashobora no kurota anaririmba rwose ukumva n'umuntu umwumvirije kwa kundi abantu barota bavuga umuntu akaba so muri make rero Bibiliya rero igaragaza umuziki mu buryo bw'abantu wenda nihuse bw'abantu baririmbye muri ibi abantu bagiye banaririmba. Nagerageje kureba ndimo gutrackinga cyangwa se kureba ugenda uva ku kintu kimwe ujya ku kindi ureba urukurikirane rw'ibintu ndeba muri Bibiliya abantu ba mbere bagaragara baririmbye umuntu witwa Mose. Barangije kwambuka bavuye muri Egiputa inyanja imaze gusubirana imaze kumira Farawo n'ibintu byose bamaze kwambuka bageze hakurya ngo Mose yararirimbye indirimbo ya Mose rero kuki yatanditse umuvugo wenda ngakore speech niki no kuvuga ngo yafashe ibintu byose byabaye ibintu byose none arangije abona uburyo bwiza bwo kwipresenta ari kubishyira mu muziki. Indirimbo ya Mose ndimo ndeba ari cyo gihe naratangaye kuko nabonye iki gice urugendo rw'Abisiraheli kuva bambutse inyanja mbese muri iki gihe cy'ubutayu bamaze mu butayu gitangizwa n'indirimbo niyo bita indirimbo ya Mose kandi kikarangizwa n'indirimbo n'undi indirimbo ya kabiri nayo ya Mose. Muri makeya mbere yuko avuga ko Mose yapfuye n'ukuntu yahaye umugisha ubwoko bw'Abisiraheli bwo n'igutegeka kwa kabiri ice nka 30 gutyo ibintu byaberemo hano gati bimeze nk'ibiri hagati y'indirimbo. So Bibiliya rero ifata umuziki nk'ikintu gikomeye. Yavuze iyo ndirimbo yo mu gice cya 14 bamaze kwambuka ari turi ku gitabo cy'abacamanza hano ku kazi ubundi twari turi kubana none mu bacamanza nyuma ya Deborah na Barak nabo ngo bararirimbye. So rero bigaragaza ko mu by'ukuri ni byiza cyane kugaragaza imirimo y'Imana waba wayishyize mu mashimwe waba wayishyize mu buryo bwari bwo bwose none uburyo biri mu mutima wawe kandi biri mu ijambo ry'Imana n'ibyo urikonesa ku Mana cyangwa se ibyo ukesha Imana byose ukabifata ukabibumbira hamwe ukabishyira mu ndirimbo ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya wenda ntitwavuga ingero zose z'abantu tubona baririmbye ariko hari urundi rugero ruri guhita ruza mu mutwe wanjye rwa Dawidi tubona ko nawe rwose yarafite umuziki ariko nk'impano iva ku Mana atari impano gusa nyine ngira ngo
n'indi nkuru ishobora kutwereka ko ni impano noneho akomora ku Mana. Noneho muri kuvuga kuri Dawidi ho naho numvaga ndibuze kuhagarukaho. Dawidi we ni urundi rwego. Niba nabivuga gutyo dukurikije uko Bibiliya igenda ibigaragaza. Kuko Dawidi mu gihe yari amaze kuba umwami, amaze isanduku y'isezerano imaze kugaruka, we yararirimbye, noneho ntiyanarimba gusa arabyina. Kugeza ubwo abantu bavuze bati uyu muntu uko yambaye ubusa, ariyambura, aribehe, arihezura. Ahenda ntabwo twatinda cyane, ariko nuko we yarazi neza uburyo bwamworoheraga. Kandi tumufatiraho urugero atari natwe gusa, n'abandi baje gukurikiraho bagiye bamuvuga, bagaragaza ibyo indirimbo yaririmbye, yahimbiye Imana, ahimbishwe yowe n'umwuka w'Imana, ko zagiye zigira umumaro munini cyane mu buzima bw'Abisiraheli mu gihe cye na nyuma ye. Ariko impamvu nibuze ko ari ku rundi rwego we nuko mu gihe we amaze kuba umwami yashyizeho noneho music cyangwa umuziki nka institution, akigira ikintu kimeze nk'urwego. Afata abita bazafu nabitwa ngira ngo n'abantu batandukanye yashyizeho bene Kora, noneho kugira ngo bajye baririmbira Imana, baririmba imirimo y'Imana, bahore baririmba amanywa na nijoro, kugira ngo mu rusengero cyangwa se mu nzu y'Imana hahore iteka amajwi y'indirimbo y'imirimo y'Imana, baririmba imirimo y'Imana mu bwoko bw'Abisiraheli. Donc baririmbira Imana, donc imirimo y'Imana bayiririmba bashyize mu ndirimbo. Kugira ngo wenda kugira ngo dukomeze tunakoresha umwanya neza, uvuze Dawidi tubona nyine indirimbo nyinshi yanditse, Zaburi, n'abo bandi wavuze bene Kora, ariko ukabona ko n'ubundi biragaragaza nyine ko mu buzima bw'Abisiraheli mu bwoko bw'Imana harimo kuririmba. Kandi n'izo ndirimbo izubona za bene Kora, za Zafu, ubona ko hari ukuntu zahamagaraga abandi gufatanya nabo kuririmba. Ariko tukiraho ndagira ngo abyo turi kubona nyine ni abantu baririmbye muri Bibiliya baririmbira Imana. Wenda dushobora kureba ubaye nk'ubivuga content cyangwa ubutumwa, message y'izo ndirimbo baririmbaga, uri kuvuga ko bavugaga imirimo y'Imana. Ndagira ngo tuse nk'abagaruka kuri ubwo butumwa, ariko ngira tugitwarane n'iki, usibye kuba tubibona mu buzima bw'abantu kandi abantu b'Imana muri Bibiliya. Wenda ndagira ngo tugende twegereza kuri uyu munsi nk'itorero nk'ubwoko bw'Imana. Hari ahantu tubona Bibiliya yo ibwira abantu kuririmba, ni iki bakwiriye kuririmba dushingiye kuri Bibiliya. Ubwo umuziki uranyanganira na winiye kuririmba, ariko ubwo ndavuga umuziki muri rusange, nuko akenshi nkuko twabivuze mbere, indirimbo nyine biragoye ko ushobora gusanga abantu bafite umuziki gusa utarimo indirimbo. Ngira ngo hari ushobora gusanga hari umuziki harimo kubyina, ubwo ndigutekereza nk'igiserimba n'iki. Ariko ndagira ngo tubigarukeho nshingiye kuri Bibiliya. Ni gute Bibiliya ese hari aho ihamagarira abantu b'Imana kuririmba, n'iki bakwiriye kuririmba? Bibiliya buryo yanditse, ni Bibiliya nyine ni ihuriro ry'ibitabo byinshi, ariko igitabo kinini cyane icya Bibiliya mu bitabo bigize Bibiliya ni igitabo kigizwe n'indirimbo, bayita Zaburi. Zaburi bivuga, nari ndimo ndeba mu ndimi ijambo rishaka mu Cyongereza, mu Gifaransa ni psaume, Cyongereza bakita Psalm. Hari iyo bita ngo Psalme, cyangwa se ubwo ni nko mu Kilatini, nuvuga ngo ni umuziki, ariko ucurangishijwe zino ibikoresho bifite imirya. Nicyo Zaburi bivuze. Ni ukuvuga ngo habamo ijambo bita plucking ni kuno kuntu umuntu akurura umurya yongera urekura, ariko mu buryo butanga injyana, kandi injyana ifite umucyo. Gitari cyangwa se inanga ya Kinyarwanda cyangwa iningiri, ibyo byose niyo bita Zaburi. Ni indirimbo ziririmbitse kuriya, nk'ino bita gitari acoustique, gitari solo. Rero uriya igitabo kinini cya Bibiliya kigizwe n'indirimbo Zaburi. Zaburi nyinshi utabara nyinshi, nako zose ni indirimbo mu by'ukuri, ariko
zimwe muri zo zigenda zivuga ko rwose muririmbira Uwiteka indirimbo nshya ni zaburi ijana mwije mu bikari byo muririmba mu marimbo y'umuhimbaza, that's praise and worship, kuramya no guhimbaza. Muri makeya Bibiliya itubwira ngo turirimbe, ariko noneho ahubwo mu buryo buri loud. Hari ibintu utabona Bibiliya ishobora kubivuga ariko ntago bigaragara neza, ariko byo biri, navuga ngo biri clear, biri mu mucyo yuko biri tubwira kuririmba. Ubwo rero turi kuvuga kubirebana n'ibigize ibyo turirimba, cyo twakwita content. Aho niho ingenzi cyane, niho hari buze gushyira itandukaniro hagati y'umuziki cyangwa se indirimbo muri rusange n'indirimbo ziri biblical cyangwa se zigiye ku ijambo ry'Imana, ari nazo Bibiliya irekomanda cyangwa se itegeka, isaba ko abantu b'Imana bakwiye kuba bagira gute, bakwiye kuba baririmba. Okay, ubwo ndegera dukomereza aho ariyo zaburi nyine ubwazo ntekereza ko uzize neza nkuko yiga Bibiliya, wabona ko nimba Abisirayeli mu bwoko bw'Imana barahamagarirwaga kuririmbira Imana cyangwa kuyiramya, kuyimbaza binyuze mu ndirimbo, ntekereza ko nyine ubwo binashimangira kimwe tubona cyabaye mu gihe cya Mose, navuze byaba Debora. Imana imaze kuhakora imirimo itangaje, babigaragaje mu kuyishimira mu ndirimbo. Urebye izo ndirimbo nyine nta kindi zavugaga Imana, imirimo yayo, kuyishyira hejuru. N'izo zaburi nicyo zihamagarira abantu kuyishima, kuvuga icyubahiro cyayo. Haraho nabonye bayishimire kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose. Ariko ndagira ngo tuse nk'abaza no mu isezerano rishya, kandi nari nakomoje ku byo Yakobo yavuze avanga uwishimye aririmbe, ariko ndagira harano Bibiliya ivuga ni ihamagarira bizera mu isezerano rishya kuririmbira Imana, na cya kindi nyine uragisubiramo nta kibajije. Tuyiririmbire iki? Tuyiririmbire. Tugana kuri icyo kibazo warubajije kandi cyiza, nuko Bibiliya muri zaburi zose zigenda zigaragaza ubuzima abantu bagiye bacamo bwa buri munsi. Abantu niho tubona aho mu gahinda harimo zaburi zimwe zivuga, mbese zivuga ku buhanuzi, ubwo n'indirimbo zivuga ku buhanuzi, zivuga ku bintu bizaza. Harimo nka zaburi imwe ivuga ingingo ni 22 ivuga ku mukiza ugomba kuzaza, ariko ukubitwa, ugirirwa nabi cyane, wicwa. Bikaba byari mu Dawidi yari arimo, ariko bigaragaza umukiza uzakubitwa, akamburwa imyenda ye, kandi byaje gusohora ku musaraba. Harimo izo kwihana ibyaha, yego. Harimo nka 90 ngo nisengesho rya Mose umuntu w'Imana, yego, umuntu w'Imana. Mbese ziri mu bwoko z'amazamuka, mu gihe nyine abantu barimo bazamuka bagisiyoni gushima, guhimbaza Imana. Hari indirimbo bateranye, mbese n'izihamya kwizera nka 78 abantu bigisha abana tuza, ariko ibyo twamenye ntituzabihisha. Urumva bari gukonfesinga, bari guhamya. Zaburi ivuga ku bireba 67 ivuga iti iby'Imana yaduhaye, umugisha Imana yaduhaye ukwiriye kugera. Hari impamvu Imana yaduhaye, ni ukugira ngo ubutumwa bwiza cyangwa se mu moko yose, mu ndimi zose. Muri makeya already, nubwo no mu isezerano rishya dusubira inyuma tukareba na Bibiliya, tukabona Bibiliya bigize bura butumwa bwiza buri cyangwa se ijambo ry'Imana ari mu isezerano rya mbere cyangwa rya kera, nabyo ubwabyo Bibiliya no mu isezerano rishya nabyo tugira gute, turabifata. Urumva icyo ndi kubona ni ibintu bitandukanye, ariko byose bihuriye ku kintu kimwe, Imana, kuyiramya. Yego, kuko yaba uko kwihana, kwatura ibyiringiro, gushima Imana, kuyisenga, byose ngira ngo bigaruka ku kintu cyo navuze kuyirecognizinga, kuyemera nyine nka supreme being, nk'iri hejuru, ikwiriye ishimwe yonyine, ikwiriye icyubahiro, ikwiriye nyine gusabwa ko ifite ubushobozi bwo gutanga ibyo abantu bifuza. Ariko wakomeza wenda zo mu isezerano rishya kugira ngo wenda turusheho kumva ko ntago ari ibintu byarangiriye muri icyo gihe, cyangwa uyu munsi dukora gusa tubikuye mu isezerano rya kera, nubwo nyine nabyo byaba bihagije kubitwumvisha. Ariko ndagira ngo turebe, urumva uvuzemo n'izavugaga kuza kwa Yesu nyuma y'uko Yesu aje. Bibiliya yongera kugaruka ku bizera, ku itorero, kuririmba. Kubirana n'itorero, itorero naryo, turebye itorero mu gihe no mu itorero rya none ryacu ryo muri iki gihe cya none, muri make natwe dukoresha indirimbo
kandi tugafata imirimo y'Imana Imana yakoze, imirimo y'Imana ikora, tukayishyira mu ndirimbo kandi nazo zishingiye ku butumwa bwiza. Ibi bintu rero bihura n'ibyo Pawulo yigeze avuga abibwiye itorero ryo mu Befeso. Pawulo arimo aganiza Abefeso cyangwa se abandikira, yarabandikiye igice nakifuje rwose bavandimwe k'iki gice tugisoma cyose cya 25 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Ariko ntago twakibonera umwanya kubera ko umunota n'abarekomanda kugira ngo byumve neza. Ariko ikiza muri iki gice Pawulo atangira avuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Donc aba bantu bari kwigana Imana ari kubwira abangaba n'itorero, abagize itorero nibo bari mu Befeso yandikiye. Avugamo ibintu byiza cyane by'ukuntu nyine abantu bakijijwe barokowe, bavanywe mu mwijima, hari ubundi buzima bushya bw'imigendere yabo. Kandi n'ibintu barya navuga byo mu buryo bw'umwuka, uburyo biyitaho mu buryo bw'umwuka. Na kera umuntu hari ibyo yaryaga, ubu ngubu hari ibintu bisa naho Bibiliya agenda navuga, mbese ntabwo nabivuga byose, ariko mvuga nk'urugero n'umurongo wa 18 aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Urumva, aho kugira ngo tugire dusinde inzoga, ahubwo tugire gute twuzure umwuka. This is a new way of living. Umurongo nashaka na 19 uvuga ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu, yongera akantu gakomeye mu mitima yanyu. No kuvuga ngo abangaba bari kubwirwa n'itorero, tubikoresha ibyo bita direct application, tubizana kuri twebwe bwacu. Ngibi niyo noza. Nuvuga ngo muri make yasinzi ikibazo niba ari bukimbaze, ndibaza ngo mbese undi umuziki nakumva ni muziki goko ki, na sinzi wenda uburyo bari bukibazemo. Ariko muri make ya Pawulo amaze kutubwira ibi bintu, agaruka n'ibintu yababwiye byinshi, agaruka mu buryo busa naho abinyuzeho yihuta, ariko mu buryo bushimangiye neza. Aduhaye playlist y'indirimbo dukwiye kujya twumva. Urutonde rw'indirimbo dukwiye kujya twumva. Ngo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Ubwo zaburi tuvuga ni ziriya zaburi nyine ziriya zanditse hariya mu ijambo ry'Imana byanditswe byera. Mubwirane bene izo zaburi in the form of singing, muririmbirane. Kandi ubwo n'uvuga mu bihe byose murimo mucamo mu buzima bwanyu bwa buri munsi, according to the situation murimo, niba muri nko mu gahinda, niba muri mu munezero, niba muri mu birori, mushake zaburi, mubwirane zaburi zijyanye n'icyo gihe murimo, ariko mu buryo bw'indirimbo. Ngo kandi muririmbirane ngo n'ibihimbano by'umwuka. Ibihimbano by'umwuka nabyo ni indirimbo zihimbwe, ariko utahita ubona texte zayo mu buryo ona, cyangwa se amagambo agize iyo ndirimbo utahita uyabona nk'uko zaburi yanditse. Ona zaburi yanditse ni ijambo ry'Imana, ariko hari ukuntu mu ijambo ry'Imana dusoma, noneho kwa kundi wasomye, kwa kundi wasenze wasabanye n'Imana, noneho hakaza indirimbo. Ndibuka hari igihe nari ndi ku ishuri, hari muri nari ndi ku ishuri back in days, noneho nari maze igihe kinini ndimo nsoma Bibiliya nezerwa, noneho nkagira amasaha yo gusenga. Icyo gihe njya gusenga ari nijoro, ari nko masaa 12 utariya neza, saa moya gutyo, bwije butangiye kwira. Hanyuma haza indirimbo, nari ndimo gusenga maze nk'iminota 30, nari mfukamye hano mu kibuga twakiniraga muri kubwije. Noneho haza indirimbo. Indirimbo yaje mu rurimi rw'Icyongereza. Indirimbo yaje imeze nka creed ni cyo bita imyizere cyangwa se ibihamya cyangwa se guhamya kw'intumwa. Ni birebana n'ibintu intumwa zizeraga byose bifashwa bihuriza hamwe, bakoze icyo kintu bakita creed. Sinuko ukuntu bayita mu Kinyarwanda, ariko ivuga imyizerere ku Mana Data. Indirimbo yaje, indirimbo ndayiririmba ndanezerwa mu kibuga. Ntabwo nigeze nicara ngo nyandike. Ni ikintu cyaje ko ari ibihimbano by'umwuka. Nuvuga ngo ni umwuka w'Imana wangiriye ubuntu, asa naho afashe ya magambo yose namaze gusoma. Nari nkunda Yesu maze igihe kitari kinini nkijijwe, mfite umunezero mwinshi. Hanyuma haza iyo ndirimbo ivuga ngo I believe in the Lord
in the king, in the savior, nizera umwami Mana Data, nizera umwami Yesu Kristo, nizera umwuka wera. Mbese izo ari indirimbo yanditse gutyo. Izo rero bene nk'izo ngizo cyangwa n'izindi muzi zikurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko utapfa kubona neza ngo imirango Matayo gutya yanditse ahantu hari specific. Ibyo nibyo bihimbano by'umwuka. Iyo niyo playlist Pawulo yaduhaye. Ndabyibuka neza nkimara gukizwa. Ikintu cya mbere nakoze nanditse indirimbo. So ntekere kandi ivuga nyine ibyo gushimira Imana ibyankoreye. Hari n'izindi nyinshi tuzi, ndagira ngo wenda tugana ku musozo icyo umaze kuvuga nyine ubwo icyo gisobanuye nuko uvuga playlist ntabwo arizo dukwiriye kumva gusa, nizo dukwiriye kuririmba. Zikwiriye kuba zira hano. Nyine avuga izo zaburi n'ibimbano by'umwuka icyo bikora. Andi magambo ari mu Bakolosayi ngira none Pawulo yavuze mu cya 3 16 kugeza ku 17, reka amasomo abanga ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. 17 kandi icyo muzavuga cyose nibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubwo. Ntekereza ko bihuye neza na biriya. Hari nyine n'indirimbo n'ubundi zigaruka kugushimira Imana kubwa Yesu Kristo, kuko urumva uyu munsi mba turi kuvuga nk'itorero, urumva ni umutwe wacu ni uduhuza n'Imana. Kiza kamashimwe yacu yose duha Imana anyura muri we, cyangwa se ubuzima dufite nk'itorero tubukesha we. Nkumva iyo avanga ijambo rya Kristo rimwe muri mwe rigwiriye, ubwo icyo bivuze ni iki? Nuko ubwo indirimbo zacu zose zigomba kuba ziri in line n'ijambo ry'Imana, murongo ijambo ry'Imana. Ariko ikindi cya kabiri kirimo kijyanye n'icyo iyo avuga mu mitima, ko ngiye kucyongera icyo urakivuga. Ubwo ni gutekereza ko uyu munsi umuntu ashobora kuririmba indirimbo ziri sound zihuye n'ijambo ry'Imana, zihuye n'iyi playlist, ariko bitavuye mu mutima. Ubyo twabyita ubundi kuramya Imana, cyangwa no kuvuga ngo iyo yavuze mu mutima, umutima mu by'ukuri niho haba ukuri. The truth. Nuvuga ngo hari ibintu biba mu bwenge busanzwe, ariko ukuri kw'Imana hano kugenda kukagira kuko ukamenya ko kwageze mu muntu, uko kugera mu mutima. Hano Imana ijya kuvuga kera icyaha ubwoko bw'Abisiraheli ngo bandamisha iminwa yabo, ariko imitima yabo ikagira gute? Ikamba kuri. So rero nukuvuga ngo ikirero birasaba yuko ahantu mu mitima yanyu niko kuramya mu by'ukuri gukwiriye. Niko kuramya gukwiriye. Hano Pawulo avuga kuri worship, nanone avuga ko kuramya avuga ngo mutange imibiri yanyu ibitambo binogera kandi bishimwe n'Imana, kandi kuko ariko kuramya kwanyu gukwiriye. Nukuvuga ngo ahangaha haragaragaza yuko kugira ngo ubashe kuburirimba gutya nyine bivuye no ku mutima, n'ubundi bikwiye kuba ari ibintu bibanye na lifestyle yawe n'ubundi n'ubusanzwe. Reka mvuga akakando gakomeye, kugira ngo ubashe kuririmba uririmbe nk'uku nguku, cyangwa se uririmbe nyine mu mutima wawe, nuko ubayeho ubuzima bwawe n'undi bumeze nk'indirimbo, kandi indirimbo tuy'Imana. So rero kuririmba ikosa tujya dukora, navuze ko ndi umuririmbyi rwose pe, tujya dukora performance. Performance iyo ndi kuvuga ni ukuririmba ibintu urumva biraho gusa nk'uri muri konseri. Kuko umuziki nyine uri navuga ngo niho nguri tricky, sinzi ko navuga mu Kinyarwanda, uragoye ku buryo umuntu ashobora kuba yatwarwa n'umuziki, ibicurangisho bicurangitse neza. Ushobora gufata indirimbo y'Imana. Nabonye umuntu ejo bundi yafashe indirimbo rwose izwi cyane y'itsinda rizwi cyane hano mu isi ngo Praise the Lord. Iyo ndirimbo ayikina muri club, abantu baje kunywa, baje kugira gute, ayishyizemo abantu baraguruka, bose bararirimba, baraguruka kabisa mu kabyiniro. Sintekereza ko mu by'ukuri bari barimo baramya Imana muri iriya situation bari barimo. So rero no kuvuga ngo birasabwa yuko imitima yacu igomba kubitunganira Imana n'ubusanzwe, noneho ibintu turirimbiye bikaba ari ibintu bivuye hahandi, noneho ku buryo uhamanya n'Imana koko kuri kuririmbira Imana, kandi uririmbana n'Imana mu mutima wawe. Yego. Ushize arakageno nyana kari simple. Twarenge indirimbo yo mu gitabo ya 424 teka nagendaga ndemerewe n'ibyaha. Harimo igice kivuga ngo ku musaraba ni umuntu abonera abagabo 3. Mbaza abantu kandi babirimbaga ahumirije ati abo bagabo 3 nabahe, bakamuhumuriza, nsanga ntabwo abazi, kandi yabihamyaga ahumirije. Ubwo ndi gushaka kugaruka kuri ikindi kibaho
nyine biroroshye uko umuziki umeze wavuze mu buryo nyine bwa biology bw'imiterere y'imibiri yacu ngira ngo umuntu wambere nabyumvanye ni wa mwene data navuze Mable ngo adrenaline ukoraho ku buryo nyine umuziki nyine wumva injyana yawo ukazamura ku buryo rimwe na rimwe utita ku magambo ukaba waririmba ibintu utanemera cyangwa utasobanukiwe. Ibyo bibaho turi mu ndirimbo zo mu ndimi tutazi kera turi abana njya nibuka ibintu naririmbaga utanazi gusa kandi bikakuryohera indirimbo y'igifaransa ukayirangiza nta kintu uzi bikagutwara no kwivugana neza ariko nagira ngo wenda tugana ku musozo byose ntabwo twabivuga nk'uko wabivuze ariko ndakubwira abantu badukurikiye ushobora kwandika ni comment rimwe na rimwe icyo kintu wavuze tukabona wenda dukeneye kuzongera kugiha umwanya kiza ko Raymond ntabwo yazanga kugaruka cyangwa nundi ariko nagira mu gusoza tutwayanye n'icyo turi kuvuga kuri uwo muziki nyine dukoresha mu rusengero mu kuramya Imana akenshi dukora n'amakosa nyine aricyo bavugaga hano ntekereza abanga ijambo rya Kisoro rigwiriye kuririmba ni kimwe mu bigaragaza bwa buzima bwo kuramya Imana rimwe na rimwe tuvuga kuramya no guhimbaza Imana umwanya wabyo tukabihuza no kuririmba gusa kandi ubundi byakabaye ari ubuzima bwacu bwose ariko ndagira ngo wenda tugaruke no ku wenda abajene badukurikiye turi ahantu nyine hari imiziki itandukanye hari niyo bita sekera ubwo nawe ushobora kwisobanura ndagira ngo niye wisdom cyangwa n'ubuye bwenge dukeneye nk'urubyiruko rw'abakristo rwamenye Imana kandi duhamagarirwa ibi tumaze kubona kuri iyo miziki yindi isanzwe rimwe na rimwe ifite amagambo mu by'ukuri bonekeza ko hari ifite amagambo adafite bitari kuvuga wenda Imana nka gutya tubona muri Bibiliya wenda nk'indirimbo ivuga mu bukwe ariko hakaba n'izindi zivuga ibintu rwose wumva bihabanye n'ubuzima bwa Gikristo. Ndagira ngo mu gusoza ni ubuhe bwenge ni gute dushingiye ku ijambo ry'Imana nk'urubyiruko bamenye Imana dushobora kwitwara nyine imbere y'iyo miziki yose iri hariya kandi iratuzengurutse iratugose ntabwo ari ibintu biri kure yacu. Iki kintu hano nyivuga ndakivuga nitonze kubera ko kirasaba ubwenge bwinshi. Yego. Umuziki ntabwo ari ikintu cyoroshye nkuko nabivuze. Ikintu cyose cyakubwirwa cyangwa se wabwirwa wahabwa mu buryo bw'itumanaho nabyita communication cyangwa se guhanahana amakuru, umuziki wihutisha ibintu byose kurusha ibintu byose. Donc wihutisha amakuru kurusha ibintu byose akagera mu muntu mu buryo bworoshye. Donc content ya bya bintu humvise ya message niki none byose bikihuta bikugera mu muntu cyane mu mutima w'umuntu mu buryo bworoshye. Rero ari indirimbo zisanzwe uba wumva ziri mu bwenge bwa muntu uvuga imibanire zivuga uburyo abantu bakwiye kubana muri societe ukumva si Bibiliya ariko ukumva ibyo bintu n'ubundi abantu babanye gutyo nta kintu bitwaye. Ariko hari indirimbo ziriho kuri kino gihe ziza noneho zikoreye n'amashusho ku buryo kubera ko ikintu cy'amashusho muri no minsi cyarakuze cyane kiri ku rwego rukomeye ku buryo umuntu ashobora kuririmba ibintu ugahita ubona n'ishusho yabyo. Donc igakareba ama image n'undi ariko n'umuziki nuko kuntu umeze ugenda ukiriye ama image cyangwa surema amashusho mu mitekerereze ariko cyangwa mu bitekerezo. Ariko umuziki uyu nguyu utari umuziki uhimbye ugendeye kuri Bibiliya ugendeye ku ijambo ry'Imana muri no minsi biri ku rwego cyangwa se wenda sinavuga muri no minsi biraganje cyane kuko amakuru yihuta cyane muri kino gihe. Ariko hari ibintu umuntu w'Imana umuntu w'urubyiruko umuntu wamenye Yesu ufite agakiza muri wakijijwe ari ukwiye kwitondera kumva izi indirimbo nyinshi ziba zifite ubutumwa buteye ubwoba bwamamaza usambanye ku rwego rwo hejuru buvuga ibintu bitandukanye bifite content cyangwa se bigize mu by'ukuri mumba byanduye cyane. Hari umuntu umwe uvuga uti ngenda byumva gusa ati just music niba wumva koko ari uko bimeze simbizi imitekerereze yawe wenda iri kuri urwo rwego rwose you can go ahead niba wumva koko rwose nta kibazo. Ariko hari ijambo rimwe Paulo yavuze muri cya gice y'imamurazo ko nifuza ko umuntu wadukurikiye na comments uza gutanga zaba ari izishingiye ku kibazo wagira cyangwa se kuba ari ibintu tumva neza cyangwa se ari ibintu umva tutumva kimwe muri ibi ngibi twavuze hano
ugenda usome muri iki gice twavuze cy'Abefeso igice cya 5 murongo wa 10 uravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Nibuka hari filime nigeze ndeba kera, narayibuze muri no minsi mu by'ukuri nari nyifite, narayibuze ndaza kongera nyishaka, yitwa ngo What Would Jesus Do. Yes, aba yari Yesu yakora iki? Aba yari Yesu yafata karaka ekutere akumva karakantu nawe urimo wumva. Aba yari Yesu yakora rwa rutonde rwa za ndirimbo. Ntago ndi gushaka kuvuga abantu mu mazina cyangwa se mvuga indirimbo n'abahanzi, kuko harimo na bamwe bazirimo bose rwose bizarangira n'undi, harimo na bamwe bazihinduye barahindura bazivamo baririmbaga kera izo ndirimbo. Ariko kandi wenda nabo Imana iza kubahagakiza, n'abandi harimo n'abandi bazakizwa n'abandi so rero navuga ngo ibi bintu aba yari Yesu nawe yafate kuteri akumva turirimbo nawe ujya wumva tutari ubutumwa bwiza. Ibi rero umuntu wabyumva ni wundi nyine n'ubundi wa Yesu wahuye na Yesu yavuze ngo inama zanjye zumva ijwi ryanjye. If really Jesus could come, ashobora kuba yaza kaza kumva n'indirimbo. Yesu ashobora kuba yaza kumva iyo ndirimbo nk'uko yumva, yayumva nk'uko yumva, akaryoherwa nk'uko uryoherwa, akabyina rwose nk'uko nawe ubyina. Aho rero ngiye mfite akabazo kuri ngiye, ntago bikunda. Ntago bikunda iyo uvuze ngo mushakishe kumenya uko umwami wacu ibyo umwami ashima. Navuga ko hano hantu iyo wumvise ziriya ndirimbo neza, umuntu atanga ikimurimo. Umuntu wanditse iriya ndirimbo wenda situation arimo n'ibintu arimo yamamaza birabana n'ubuzima bwe n'ibiri muri content biri mu mutima we. Rero nawe umutima we n'ufungurira biriya bintu bikaza, ushobora kutabona impact yabyo muri rusange. Ariko biriya nibyo bimeze nko kuba nk'umusemburo unagamo gatoya ahantu misi mikeya izajya kuza uzashiduka, ushobora gushiduka bitakimeze nk'usabane bwawe n'Imana butakimeze neza. Muri makeya ngewe navuga ngo nabivuze nanga kwahuranya, ariko mu by'ukuri umuntu wamenye Kristo, uri umujene wa Yesu wamenye Kristo, izi ndirimbo zitaririmbiwe Imana uzigireho kwitonda cyane. Ntabwo n'ugutahuranyije zirimo ikibazo sobanutse rwose. Ndagira ngo kubera umwanya dusoreze hano, icyo wavuze nyine nicyo abantu bashobora kubaza ibibazo. ngira ngo ni hari ibyanditswe byinshi, cyo cya 5 cy'Abefeso nibagisoma hasi baravuga ngo iminsi ni mibi. So kumenya just iminsi ni mibi nyine bituma tuba abanyabwenge. Nicyo yavugaga hejuru yavuze ngo ntihakagira umuntu bohesha ibyo nyine arimo risambanya, ibyo bizanira umujinya w'Imana batayumvira. Ntekereza ko kumva izo ndirimbo nyine, ariko Bibiliya itanga n'imbuzi. Uhereye no bisano rya kera nk'umurongo umuzi w'Imigani 4:23, urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ko ari iby'ubugingo bikomoka. Ntekereza ko uko kwanga kumva ibyo uri kurinda umutima wawe. Hari umuntu umwe wavuze ngo ntiwakwemerera ngo ntiwabuze inyoni kuguruka hejuru yawe, ngo ariko nanone ntiwazemera kukwarika ku mutwe. Ngira ngo hari ibyo nyine wavuze, ushobora kumva ahantu iyo ndirimbo nkayumva, cyangwa bakayipenga ndi muri bisi, ariko kuyifata nkayishyira muri telefone yanjye ngo njye nyumva, cyangwa nkajya kuri internet nkayishaka. Ngira ngo nyine wisdom Bibiliya iduha Zaburi ya mbere guhora twibwira kwiticana n'abakobanyi, kudakurikiza imigambi y'ababi. Ni henshi mu Bafilipi ho akunda kugaruka nyine ndi gutekereza kuri igice cya 4 umurongo wa 8. Ndagira ngo wenda ngusome dusoza, niturangiza dusenge, kuko twatangiye dusenga. Ngiye kusoma gusa Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Niturangiza Raymond uradusengera, wenda ibindi tuzagenda tubigarukaho. Haravuga ngo Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8, ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Urumva ibyo twumva
akenshi birangira nyine aribyo byuzuye ibitekerezo byacu ari byo twibwira kimwe wavuze subconscious cyangwa mu mutwe hari ahantu ibintu byose twumva byibika ku buryo mu gihe kimwe cyangwa ikindi ubikoresha ubigambiriye cyangwa utabigambiriye akaba ari byo usohora mu gihe runaka uhuye n'ikibazo bya bindi biri muri wowe nibyo wifashisha niyo mpamvu ushobora kubona abantu bera imbuto zitandukanye biterwa n'ibintu baba bariye navuga n'ibintu baba exposure imitima yabo kuri byo wakoze Raymond